Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kosora ikizami kiba gikozwe kugira tubone imyitozo yahagije nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu musabwa kugira dukosora ikizami nk'iki: fata agapapuro, gafata ikaramu, kagenda wandika igisozo cyanyacyo mu bisubizo bine baba bagwaye kuri buri kibazo, asigaye ukacyandika ku papuro, kaza kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo nukubibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 tukagufasha kubona code mu gahe gatoya. Iyo nimero wanayiduhamagaraho mu gihe ugize ikibazo ukabura umuntu baza bitewe nuko abo muri kumwe nta muntu ufite ubumenyi buhagije ku ibyo bintu wagizeho ikibazo, asigaye tukagufasha tukagusobanura serivisi aba ari ubuntu. Ndakeka ko amaze gufata ikaramu, ndakeka ko amaze gufata agapapuro. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere kibajijwe aka kanya. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ageze hafi y'inzira y'abanyamaguru yakwitwara ate? Urabona iriya modoka iri kuza hano, uri kubona hari abanyamaguru bahagaze, hari abasaza, hari abasore, hari ndetse n'abari kugendera muri twa tugare tw'abafite ubumuga. Ese hano uri umuyobozi w'ikinyabiziga wakwitwara ute? Katwigitegereze neza ibisubizo bine baduhaye, asigaye turebe ko turabonamo igisozo cyanyacyo. A. Kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara. B. Gukomeza agendera ku muvuduko uri hejuru mu gihe umunyamaguru ategereje. C. Kuguma ku muvuduko yari afite mu gihe umunyamaguru atarambuka. D. Kuvuza ihoni akaguma ku muvuduko yahozeho. Ese urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze aho abagenzi bambukira, wasanze abagenzi bitegura kwambuka. Ese wakora iki? Ni gute wakwitwara kugira ngo utabangamira abandi bayobozi b'ibinyabiziga cyangwa ngo ubangamira abanyamaguru? Tegereza neza usubizanye ubwitonzi, witemo igisozo cy'ukuri. Bibutsa ko video y'amashusho yose aba mu gazeti nayikoze nyishyira kuri YouTube channel yacu. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, wasubiraho ukareba iyo video kugira ngo amashusho yose ari mu gazeti nujya ubona ishusho yaje mu kizame gutya ujye uhita umenya ubusobanuro bwayo, uzabe warayabonyeho. Ese hano igisozo cy'ukuri ni A? Ese hano igisozo cy'ukuri ni B? Ese hano igisozo cy'ukuri ni C? Cyangwa se igisozo cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisozo cyanyacyo nta kindi ni A. Kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara kugira ngo udateza abanyamaguru ibyago, kandi ibi byago aba arimo no kuba umuntu yabura ubuzima. Niyo mpamvu uba ugomba kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara. Ikibazo cya kabiri cyabaza ngo icyapa gisobanura iki? Katurebe icyapa baduhaye. Ese iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa baduhaye. Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso ni hariya h'umweru, ikirango ni kiriya cy'umukara kirimo utuntu tw'udufresh dukoze uruziga tugenda ubona wajya dukoze uruziga. Hari niho kiriya nicyo bita ikimenyetso. Ese icyapa gisobanura iki? A. Umuhanda uzenguruka. B. Igice cy'umuhanda uzenguruka. C. Aho banyura bazengurutse. D. Ibisubizo byose nibyo. Ubwo iyo bavuze ngo ibisubizo byose nibyo, A aba ari igisozo cy'ukuri, umuhanda uzenguruka. B ikaba ari igisozo cy'ukuri, igice cy'umuhanda uzenguruka. C ikaba ari ukuri, aho banyura bazengurutse. Ubwo niyo mpamvu bavuze ngo ibisubizo byose nibyo. Ese wowe hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ese igisozo cy'ukuri ni A? Ese igisozo cy'ukuri ni B? Ese igisozo cy'ukuri ni C cyangwa se ni D? Hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi ni C, aho banyura bazengurutse. Iki cyapa ukamenya kugitandukanya. Hari umuntu ushobora kwibaza ngo igisozo cy'ukuri ngo ni D, ngo ibisozo byose nibyo. Umuhanda uzengurutse bitandukanye naho banyura bazengurutse, kuko umuhanda uzengurutse nyine urukumva ni umuhanda, ariko hari ahantu haba harabugenewe baba bagomba kunyura abantu bazengurutse. Muri izindi ndimi bajya bavuga ngo ni muri rompuwe. Aho hantu ndakeka ko abantu batembeye mu mijyi mukunda kuhabona, hari kuri convention, hari kuri Senatibe i Remera.
aho hantu haba hahari banyura bazengurutse. Niyo mpamvu haba hagomba gushyirwa kiriya cyapa kugira ngo umenye ko niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga uhageze urahaca ubanje wazenguruka. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera mu cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Icyo cyapa kimeze ute? Muntu ugifite ikibazo ku byapa, subira kuri YouTube channel yacu urebe video twashyizeho mbere yo ku byapa byo ku mihanda, amoko 5 yabyo. Asigaye wihugure kujya nitujya tugera ku bibazo nk'ibi ujye uba warabibonyeho uhaciye uri kwihuta. Ishusho mpande 3, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umukara. B. Ishusho mpande 4, ubuso mu ibara ry'ubururu, ikirango kiri mu ibara ryera. C. Ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Iki cyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera mu cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege. Ese urabona giteye gite? Muntu warebye iriya video y'ibyapa, iki kibazo nyeke ko ugiye guhita ugikora neza. Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kawe. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni B. Ishusho mpande 4, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Ibi byapa umuntu waba ugifiteho ikibazo yasubira kuri YouTube channel yacu akareba video twashyizeho mbere yo ku byapa akihugura. Bibutsa ko hari n'isomo ry'indishya mushaka ko mbigisha, mwabyandika muri comment mpita mbikurikizaho, kuko hano no gukora ibyo mushaka no gukora ibyo kugira tuzagere ku ntsinzi kandi bitatugoye. Ikibazo cya 4 kirabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga, ubwo ari kuvuga plaque, rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera. Iryo tara ribonesha kuri plaque cyangwa ku cyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga kigomba ribonesha kujyo ribonerwa mu ntera ikurikira: A. Metero 150, B. Metero 50, C. Metero 20, D. Metero 10. Ikibazo nk'iki ujye uhita ufata igisubizo cy'ukuri ugifate mu mutwe, kuko nta kundi kuntu baba bazakubaza iki kibazo. Bibutsa ko bino bibazo bikunda kugaruka cyane, niyo mpamvu uba ugomba kuba warabonye imyitozo ihagije kugira ngo nugera mu kizame ukore rimwe uhita utsinda. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ese igisubizo cya nyacyo ni A. Metero 150. Ese igisubizo cya nyacyo ni B. Metero 50. Ese igisubizo cy'ukuri ni C. Metero 20, cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D. Metero 10. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze kugihitamo. Hano igisubizo cy'ukuri ni C, muri metero 20. Ikibazo cya 5 kikabaza ngo ibyapa byerekana icyako kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda, birangwa n'amabara akurikira. Murabizi niba hari imirimo iri gukorwa mu muhanda, se umuhanda wacitse kubera inkangu, hari ibyapa bashyiraho, cyangwa hakaba habaye impanuka bikaba ngombwa ko umuhanda uba utagikora mu gihe gitoya, ubwo rero babasha ugomba gushyiraho ibyapa kugira bagaragaze aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka. Rero ibyo byapa biba bisa bifite amabara asa ate: A. Umweru n'umukara, B. Umweru n'umuhondo, C. Ubuso bw'umweru gusa, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A. Umweru n'umukara. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B. Umweru n'umuhondo. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C. Ubuso bw'umweru gusa, cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igisubizo cya nyacyo nta kindi
ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. A. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, ukagabanya umuvuduko ku buryo wenda ikinyabiziga cyawe gishobora kujyana n'umuntu uri kwigendera gahoro, ukagabanya umuvuduko ku buryo busanzwe. Simuvuga ngo hari abantu bahanira kuba bongeye umuvuduko, ukawugabanya pe ku buryo budasanzwe. B. Gukatira feri bidatewe no kwirinda ibyago, cyangwa kugenda mu muhanda waba utwaye ikinyabiziga inyuma yawe hari ibindi binyabiziga, cyangwa uri ahantu runaka ugahita ukatira feri kwa kundi amapine ahita yikuba hasi, atari ukugira wenda urinde umugenzi se wenda wari ugiye nko kugonga utari wabonye, wari utubahirije amategeko, wenda wari ugiye kumurindaho, birumvikana. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D? Birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Ese ni ibihe mw'ibi bikurikira? Ndakeka ko wamaze guhitamo inyuguti ya nyayo, ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Hano rero igisubizo cya nyacyo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe no gukatira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Ikibazo cya karindwi kirabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 mu nzira nyabagendwa romoroki iziritse kuri velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande uretse velomoteri idafite umuyobozi, kandi urumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bukaba butuma itara ry'ikinyabiziga biyikurura ritagaragara, iyo romoroki igaragazwa ku buryo bukurikira. Ese igaragazwa ku buhe buryo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ku buhe buryo bukurikira? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A iravuga ngo itara ryera riri kuri romoroke inyuma. B. Itara ry'umuhondo riri kuri romoroki inyuma. C. Itara risa n'icunga riri kuri romoroki inyuma. D. Ibisubizo byose nibyo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kawe uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igisubizo cya nyacyo ni D. Ibisubizo byose nibyo. A niyo itara ryera riri kuri romoroki inyuma, B niyo itara ry'umuhondo riri kuri romoroki inyuma, C nayo niyo itara risa n'icunga riri kuri romoroki inyuma. Ikibazo cya 8 kirabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Murabizi amatara maremare y'ikinyabiziga ntabwo yakomeza yaka ibihe byose, hari igihe aba agomba kuzimwa. A. Iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura muri ntera ingana na metero 200, ukaba wabona muri metero 200 imbere yawe. B. Iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100 kiretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura kucyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ese igisubizo cy'ukuri hano ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri hano ni C? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze kuhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri.
iravuga ngo iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura muri ntera ingana na metero 200. B ikavuga ngo iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitarenga metero zitagera muri metero 100 keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana zimya vuba vuba amatara maremare. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa gatwaye iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma uyu muyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Akora ibihe? Gusunika ikinyabiziga, ibyo utwaye biri gutuma umuyobozi atareba imbere neza, none umuyobozi aba agomba gukora iki? Gushaka umuherekeza. Umuherekeza ni nka babandi bumubona bari hejuru y'imizigo na bari abaherekeza. B gukurura akanyabiziga ke. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igiso cy'ukuri ni A, gushaka umuherekeza. Igiso cy'ukuri C ni B, gukurura ikinyabiziga cye. Ese igiso cy'ukuri ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa se igiso cy'ukuri ni D, nta giso cy'ukuri kirimo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Hano rero igiso cy'ukuri ni B, gukurura ikinyabiziga cye. Nicyo kintu aba agomba gukora mu gihe ibyo ari gusunika atari kubona imbere ye neza. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha hakurikira. A mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga, uretse igihe uri mu muhanda w'icyerekezo kimwe. B ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite, ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. Santimetero ni urugero rw'uburebure. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igiso cy'ukuri, B nayo ikaba ari igisubizo cy'ukuri. D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ndakeka ko mwese mumaze kumenya ko A abatariyo, B nayo abatariyo, na C abatariyo. Ese urabona wewe igiso cy'ukuri ari ikihe hano? Ese igiso cy'ukuri ni A? Ese igiso cy'ukuri ni B? Ese igiso cy'ukuri ni C? Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo. Hano rero igiso cya nyacyo ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kiburire hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga. Ariko ibyo ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Nk'ikinyabiziga kikaba gihagaze ahantu ariko wenda abantu bakaba batakibona neza, hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa kugira kitabangamira abandi bayobozi bari gukoresha umuhanda. Ariko ibyo ntibireba ibinyabiziga nk'ibi bikurikira. Ni ibihe binyabiziga ibyo bitareba? A volomoteri, B ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. C A na B ni ibiso by'ukuri, D nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igiso cya nyacyo ni A? Ese igiso cya nyacyo ni B? Ese igiso cya nyacyo ni C? Cyangwa se igiso cya nyacyo ni D? Hano rero igiso cya nyacyo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ni igiso cya nyacyo na B ni igiso cya nyacyo. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu
bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanya imihanda ibiri, ibyo kunyurwaho gusa n'abakurikira: a. Abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. b. Abanyamaguru bagize udutsiko tw'abanyeshuri. c. A na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, ahasigaye igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kawe. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni a? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni b? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni c? Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni d? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igisubizo cya nyacyo ni a. Abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Hari imihanda, aba ari imihanda kuwambuka biba bisaba kugira habe harimo ahantu nk'abanyamaguru bagomba kumanza bagahagarara akanya gatoya, bitewe n'uko wenda uwo muhanda ari munini ku buryo cyangwa ukunda gucamo ibinyabiziga, ariko hakaba hari akantu mu muhanda kabigenewe ku buryo iyo umuntu ari kwambuka ashobora kubona ikindi kinyabiziga cyaje cyangwa byaje ari ku bwinshi akagahagararamo. Ubwo rero hano igisubizo cy'ukuri ni a. Ikibazo cya 13 kirabaza ngo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Murabizi neza, ejo bundi mu kwa 7 ndakeka ko mwabonye ukuntu ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa biba bigenda. Mwabonye ko biba birimo utuntu tw'udutsiko. Rero ayo matsinda atonze umurongo agomba kuba atarengeje ibipimo bikurikira hagati y'utwo dutsinda: a. Utarengeje metero 50. b. Utarengeje metero 100. c. Utarengeje metero 150. d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ese igisubizo cya nyacyo ni a. Utarengeje metero 50. Ese igisubizo cy'ukuri ni b. Utarengeje metero 100. Ese igisubizo cy'ukuri ni c. Utarengeje metero 150. Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Hano igisubizo cya nyacyo, ese igisubizo cya nyacyo ni a? Ese igisubizo cya nyacyo ni b? Ese igisubizo cya nyacyo ni c? Cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni d? Hano rero ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro, ndakeka ko wamaze kugihitamo. Igisubizo cya nyacyo ni a. Utarengeje metero 50. Metero 50 nizo ziba zigomba kuba hagati y'udutsiko duherekeranyije mu butumwa bw'akazi. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo mu gihe kimanuka mu muhanda n'ubundi bushotoranyi, nihe nimero ya telefone y'ubutabazi wahamagara? Umuntu wenda hakaba habaye ubushotoranyi, hakaba hari nk'abantu batangiye nk'imodoka cyangwa bagatega nk'ibibuye mu muhanda, ariko kubera mu Rwanda dufite umutekano ntabwo ibyo bintu bikunze kubaho. Ariko mu gihe bibayeho wahamagara iyihe nimero y'ubutabazi? a. 911. b. 100. c. 112. d. ikavuga ngo wahamagara 131. Ese ni iyihe nimero wahamagara y'ubutabazi mu gihe habaye impanuka cyangwa ubundi bushotoranyi mu muhanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike mu gapapuro. Hano rero ese igisubizo cy'ukuri ni a. 911. Ese igisubizo cy'ukuri ni b. 100. Ese igisubizo cy'ukuri ni c. 112. Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni d. 131. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi, ni ugomba guhamagara 112, kuko a ntabwo ariyo, b ntabwo ariyo, ariko c niyo, na d ntabwo ariyo. Ugomba guhamagara 112. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ugeze bwa mbere ahabereye impanuka yo mu muhanda, harimo inkomere, wakora icyo? Urabona imodoka zagonganye gutya, nta kuntu haburamo inkomere, none urahageze bwa mbere, ni wowe uhageze bwa mbere, wakora iki? a. Gusohora inkomere
mu kinyabiziga, ukazikura mu kinyabiziga. B, kubaha icyo kunywa, ukabazana nk'amazi cyangwa ji, ukavuga ati munywe. C, kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi, guhita uhamagara abantu babishinzwe, ugahamagara za ambulance bakaza bakatabara. D, nta giso cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ese we wakora iki turetse no kuvuga wenda kwa bino bijyanye tuvuye no kuvuga ngo ni mu bibazo turi kubazwa, ugeze ahantu habereye impanuka bwa mbere, niwe wa mbere uhageze, wakora iki? Ndakeka ko maze guhitamo igiso cya nyacyo. Ese igisubizo cya nyacyo ni A? Ese igisubizo cya nyacyo ni B? Ese igisubizo cya nyacyo ni C? Cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D? Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo ni C, kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho, wari uri kugenda, umuntu ukuri inyuma akunyuraho, ugomba gukora iki? Tugomba kugabanya umuvuduko. B, tugomba kongera umuvuduko tugasiganwa. C, tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi. D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igiso cya nyacyo ni A? Ese igiso cya nyacyo ni B? Ese igiso cya nyacyo ni C? Cyangwa se igiso cya nyacyo ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo. Hani igiso cya nyacyo ni A, tugomba kugabanya umuvuduko. Ubundi ibintu byo kwirinda ibyago, iyo bakubwiye ngo kongera umuvuduko akenshi ntabwo aba ari igisubizo. Ntabwo wakwirinda ibyago wongera umuvuduko, kiretse ahantu hamwe hadakunze kubaho, kiretse mu gihe sinzi ukuntu byaba byagenze. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ntibyemewe gukoresha telefoni A, mu biro bya leta, B, mu biro bya polisi, C, igihe utwaye ikinyabiziga, D, ibisubizo byose ni ukuri. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo. Urabizi gukoresha telefoni ntabwo biba byemewe ahantu ariko runaka bitewe n'aho ariho. Ese igiso cy'ukuri hano ni ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo. Hano igiso cya nyacyo ni igihe utwaye ikinyabiziga. Mu biro bya leta aho murabizi dusaba serivisi nyinshi, zimwe tuzaka kuri telefoni. B, mu biro bya polisi niyo habaye impanuka turabahamagara bakaza. C, ikintu kiba kibujwe ni igihe utwaye ikinyabiziga, umuntu uri kwiga amategeko y'umuhanda, umuntu wenda gutwara ikinyabiziga, nibajya baguhamagara ujye uparika ikinyabiziga umanze umwitabe ubone kongera gutwara. Cyangwa n'umuntu nabatwara mu modoka mukabona ni umushoferi ari kuri telefoni, njya mbabona ukabona ari kuburana, ari gutongana, aho ukaba ufite ubwo ukavuga se ubu arangeza aho ngiye, umuntu uri gutongana gutya kuri telefoni. Rero mu gihe ari kubikora mujye mumenya uburenganzira bwanyu, kandi namwe turi kwigana ntimuzabikore. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko. Ese ugiye kunyura ku kindi kinyabiziga uba ugomba kumenya ibiki? Tegereze neza. A, ugomba kumenya ko nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma. C, umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. C, ngomba kumenya ko ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukatira ibumoso. D, nta giso cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Ese wowe hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igiso cya nyacyo ni A? Ese igiso cya nyacyo ni B? Ese igiso cya nyacyo ni C cyangwa se ni D? Hano igiso cya nyacyo ni B. Ugomba kumenya ko umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho, ntupfe kubikora uri guhubagurika. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kiguterera amatara y'urumuri rumyatsa, wakora iki? A, kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe
n'ukuri inyuma igumeho. B. Fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. C. Emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. D. Nta giso cy'ukuri kirimo. Utwaye ikinyabiziga bagutereye amatara bari kugenda bamyatsa, ese wakora iki? Akenshi uwo muntu ashobora kuba aba afite nk'ikibazo cyihutirwa cyangwa hari ikintu kidasanzwe kibaye. Ese igiso cy'ukuri hano ni ikihe? Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni C. Emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma kirabaza ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, wakora iki? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Iyo nkoni ukayifata nk'aho ikubuza gukomeza kugenda, ukayifata nk'aho ari icyapa kiri kukubuza gukomeza kugenda ku buryo ugomba guhagarara. B. Vuza ihoni, uvuze ihoni ukomeze nawe azaba ari kumva intera urimo wenda yiruke. C. Gabanya nurangiza ukomeze witonze. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano igiso cy'ukuri ni ikihe? Ese igiso cy'ukuri ni A, ese igiso cy'ukuri ni B, ese igiso cy'ukuri ni C cyangwa se igiso cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, birizewe kandi ni mu gahe gatoya. Twandikire kuri 078 935 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ikindi kandi umwihariko wacu tukubikira niyo kode, nawe ubu uyifite ariko natwe tuba tuyifite turazisigarana kugira ngo nugira ikibazo wenda telefone yawe ikagira ikibazo ukaramuka ubuze iyo kode uzahita uduhamagara twongere tuyiguhe, cyangwa tukubwira imibare ukanda wongere ubone iyo kode. Hano rero igiso cya nyacyo ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Murabizi umuntu utari kureba uba ugomba kwitonda we niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga. Ndakeka ko we twakusoranye kino kizami hari icyo kigufashije. Ndakeka ko muraguma kwa ino YouTube channel yacu amasomo mashya turi gutegura n'ibyo twashyizeho mbere nk'amashusho y'ibyapa n'ibindi. Mukomeze mujye kubireba kugira ngo nitujya turagira mu gihe cyo gukosora ibi bizame biri kuba byakozwe tube turi kwacana umucyo twihuta kandi tubona amanota meza kugira tuzabona imyitozo ihagije nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ndabakunda cyane, Imana ijye ibampera umugisha, mugire ibihe byiza.